Twongeye kubaha ikaze inshuti zacu bavandimwe mukomeje kudukurikira kuri channel yacu ishuri rya mudasobwa. Tukaba twongeye kubaha ikaze. Tukaba tugeze rero ku isomo rya 18 nkuko mubimenyereye. Turi mu masomo y'uruhererekane rwa Photoshop, rwa porogaramu yitwa Photoshop. Akaba ari porogaramu rero ikunzwe cyane ku isi ndetse ikoreshwa mu bintu byinshi muri domaine zitandukanye nkuko twabisobanuye mu masomo yatambutse. Tukaba tugeze ku isomo rya 18 ryitwa Hand Tool n'iryitwa Navigator muri Photoshop. Tukaba tuza kubarebera hamwe. Tudatinze rero reka dutangire turebere hamwe icyo ibyo bikoresho bikora muri Photoshop. Tubashishikariza gukora subscribe nimba muri bashyashya, ndetse mukande n'akazogera kugira ngo amasomo mashyashya najyaza mujye muyabona, kandi munasangize abavandimwe mubone yagirira akamaro, dore ko ari mwebwe tuyategura kugira ngo abanyarwanda tubashe kuzamuka mu rwego rw'ubumenyi muri kategori zose, mu ngeri zose. Kwiga ntabwo ari bimwe byo mu ishuri gusa, imibare, fizike n'ibindi, ahubwo n'amasomo yo hanze y'ishuri ni ngombwa ko tuyamenya, kandi kugira ngo duteze igihugu cyacu imbere, dore ko tutagiteza imbere tudabashije guhaha ubumenyi ahantu hagiye hatandukanye. Aka kaganza rero niko kitwa Hand Tool. Ikintu gafasha umuntu ni igihe ifoto iba yuzuye muri screen, noneho akabasha kugera aho ifoto yose ashaka gukora editing. Urabona ko iyi foto yuzuye muri screen ikarenga, ntabwo umuntu abasha kubona wenda hano mu nguni hejuru cyangwa se mu nguni hasi no hirya no hino. Bityo rero aka kaganza ikintu kadufasha ni ukujyana ifoto hirya no hino, hasi no hejuru, kugira ngo tubashe gukora editing yacu muri Photoshop bitaturuhije. Tudatinze dore ko gafite akazi kenshi, reka duhere hano kuri settings zo hejuru. Ureba hano hari akaganza, hano tukaza ahantu handitse 100%. Iyo ukanze 100%, iyi foto ihita iza ingana nkuko isanzwe ingana by'umwimerere, atari ukuzuminga cyangwa se kuyigira ntoya, iza ari nini. Reka dukanga ku 100% turebe. Urareba ko ihise iba nini cyane kubera iyi foto ifite pixels nini cyane nkuko twabyize mu masomo yatambutse, aho amafoto agenda arushanwa. Iyo urebye hano ubona ko ifite pixels y'ubutambike 8,192, ikagira ubuhagarike 5,462. Rero ni ifoto nini cyane, ariko kubera umuntu yavuga nk'ibitangaza bya Photoshop, ya foto nini cyane iraza ikajya muri Photoshop ntoya, muri screen ntoya, ukabasha kueditinga ku buryo uzabasha kuyishyira wenda ku cyapa kinini cyane warayikoreye muri Photoshop muri screen ntoya. Bityo rero kugira ngo ubashe kugera hose ahiri, ukoresha kano kaganza kugira ngo ubashe kueditinga uko ubishaka. Urareba rero iyi foto tubasha kugera hose bitewe n'iki, bitewe nuko ari nini, dukoresheje aka kaganza kitwa Hand Tool. Ikindi, iyo turebye hano kuri fit screen hano hejuru, iyo dukanze kuri fit screen, iyi foto ibasha kuza muri screen igafitingamo neza, cyangwa se ikuzuramo neza ku buryo tubasha gukora editing bitworoheye, itarenze inyuma ya Photoshop. Reka dukandeho turebe. Urabona ko ije yuzuye muri Photoshop neza ku buryo tubasha kubona ahantu hose dushaka kueditinga, cyangwa se ahantu hose dushaka gukorera editing muri Photoshop. None iyo tuje hano kuri fill screen, iyi foto ihita yuzurana hano ku ruhande hose na hejuru hose ikakwira, none ku buryo yuzuramo nta mwanya usigaye ku ruhande. Reka dukande kuri fill screen turebe. Urabona ko ihise yuzura hose, hejuru, hasi, ku ruhande hose yahise huzura. Bivuze ko umuntu ajya gukora editing ifoto yuzuyemo hose bikamworohera. Reka noneho turebe akandi kamaro k'iki kiganza, cyangwa se aka kantu kitwa Hand Tool. Reka wenda dushyiremo nk'ibara ry'iki, ibara ry'umutuku. Urabona ko twanditse hano n'umutuku dukoresheje ni nk'ikaramu cyangwa se igisigisho cy'amarangi.
urabona ko dusizeho umutuku. Turashaka kujya gusiga no kuri iyi jirafe iyi ngiyi, cyangwa se aka gasumbashyamba mu kinyarwanda ahangaha iburyo, ariko ntabwo tubasha kuhagera kubera iki? Kubera ifoto ari nini yarenze Photoshop. Ukuntu tubigenza rero, turaza tugakanda kuri space, kuri buto yitwa space, iyi ngiyi ndende iba kuri clavier, ugakanda ukagumishaho. Iyo ukaza ukagumishaho hahita haza ka kaganza, urabona ko haje ka kaganza, kandi ntabwo tugeze tugakandaho ko gahita kizana, kuko kazi ko ushaka iyi foto kuyigeza ku ruhande. Ugahita ukanda na suri yawe ukayizana ukayigeza ku ruhande, wamara kuyigezaho ugahita urekura kuri suri yawe cyangwa se mouse yawe, ukarekura no kuri clavier, kuri space, noneho ugahita ukomeza gusiga amarangi bisanzwe. Urareba ikintu aka kaganza kadufasha ni uko ukomeza gukora editing utabanje kuva muri ya mood wari urimo ukora editing mu gihande cy'ibumoso ushaka kuza wenda mu cy'iburyo cyangwa se hejuru cyangwa hasi. Bityo aka kaganza gatuma umuvuduko wawe wo kweditinga wihuta. Ikindi twarebera hamwe nuko iyo ukanze kuri F12 editing zose wakoze ku ifoto zivaho, ifoto igasubira uko yari imeze, igasubirana umwimerere wayo. Reka dukane kuri F12 turebe. Urabona ko dukanze kuri F12 byose bigahita bivaho. Ikindi twarebera hamwe kuri aka kaganza nuko iyo dukanzeho kuri aka kaganza tugakanda kuri option zikagize, tugakanda kuri buto y'iburyo kuri mouse yacu, hahita haza iyindi option ya kabiri yo hasi yitwa rotate view tool. Iyo tuyikanzeho iyi view tool, rotate view tool ni ituma ifoto yikaraga, cyangwa se umuntu akayikura mu mwanya wayo akayihengamisha iburyo, ibumoso, hasi, hejuru n'ibindi bitandukanye bitewe nuko umuntu ashaka kweditinga. Ngira ngo mujya mubibona mu bitaramo cyangwa se ku mafoto ya publicité, aho usanga ifoto bayihengamishije bashaka kwandikaho wenda ari nka design, kuko gukora amafoto icyambere ni uko ubuzi Photoshop, ubundi ukamenya na creativity cyangwa se gukora ibintu bishyashya abandi batakoze. Bityo rero iyo ukanze kuri aka kaganza ka rotate ukagira gutya ukazana iburyo, urarako ko yikaraga isa nk'ihengamira ibumoso. Wazana hano ibumoso igasa nk'ihengamira iburyo. Urareba rero aka kaganza kadufasha kujya gukora rotate. Iyo witegereje hano hejuru ubona ko uko dukaraga niko n'imibare igenda ihinduka. Urareba bigeze kuri 12, twakomeza bikajya kuri gukuramo 15, 16 na 7 n'8 gutyo. Bityo rero no kugira ngo tuyihengamishe dushobora guhindura imibare yahanga, wenda reka twandike 90. Urareba iyi si hagarara kubera iki? Kubera twahinduye degree 90 tuyikaraga ihita ihagarara. Reka tuyisubize uko yari imeze, dukande F12. Urareba ko isubiye uko yari imeze. Ikindi tugiye kurebera hamwe ni agakoresho kitwa navigator. Navigator uza hano kuri window ugahita ukanda kuri navigator, hano urayibona navigator. Iyo ukanze kuri navigator itaza akantu kameze nk'akazu hano, urabona ko ya foto yose yacu irimo hano, iri mu kazu k'umutuku. Uko rero ubona ahanga urabona ko hari akantu gato hano kakaba kanini, bivuze ngo uko ujyana hano niko ifoto iba nini. Uko ujyana kano kantu, iyo ukanzeho kakajyana ku ruhande niko ifoto iba nini, uko ukomeza niko ifoto iba nini. Bityo aka kantu k'umutuku ubona kazengurutse hano mo hagati mu ifoto ni iyi mboni twebwe turi kubona hano ku ifoto. Urabona ko iyi mboni turi kubona ku ifoto niyo igaragaramo hano muri kano kazu k'umutuku. Twakongera tukagabanya ikongera ikaba ntoya. Niyo tujemo hano hagati tugakoresha cya kiganza, aka kantu k'umutuku tukajyana gutya, nabwo itangira kugira gute, itangira kugenda itwereka aho dushaka. Ibi nabyo rero bigufasha iyo uri kweditinga, ushaka kweditinga ukoresha kano kantu kugira ngo kabashe kujyana aho ushaka kweditinga hose muri rusange. Tukaba rero turi kugera ku musozo w'amasomo yibanze y'abantu batangiye Photoshop. Tukaba tugiye kwinjira mu cyiciro
navuga ko ari icyiciro cyo hagati cy'abantu bateye imbere muri Photoshop. Rero tukazagitangira dutangira gukora amafoto by'umwihariko amafoto asanzwe ya publicité, amafoto y'ibitaramo n'ibindi nk'uko abantu bagiye babidusaba. Twanze rero kubivanga n'amasomo kugira ngo bitabacanga cyangwa se bikabajijisha. Twagira ngo tubanze turangize ano mafoto ano masomo ya Photoshop yibanze, noneho twinjire mu cyiciro cyo hagati, mu cyiciro cyabashije gutera imbere muri Photoshop. Bityo tuzakomeza ndetse tugere no mu cyiciro cyiza cyo hejuru cyitwa advanced level. Nabyo tuzabigeraho tutangiye gukora amafoto nyine ateye imbere cyane. Bityo nkaba mbashishikariza nanone kongera gukora subscribe ku batarayikora, ndetse n'abashyashya, ndetse no gusangiza no masomo abantu mubona ko areba kandi yagirira akamaro, kandi mbifuriza amahirwe n'ishya mu byo mukora byose. Naho ubutaha mu masomo y'ubutaha, muhorana amahoro y'Imana. Bye.